Murakoze nitwa Bizimana Mucyo Jackson, nkaba ndi hano mpagarariye federasiyo y'umukino witwa weightlifting cyangwa se guterura ibiremereye, nkaba ndi visi perezida wa federasiyo ngo tumaze rero iminsi igera kuri 3 hano mu mahugurwa y'ibijyanye na marketing na tourism muri siporo. Mu by'ukuri nakubwira ko twize ibintu byinshi tutari tuzi kandi tuzakomeza kwiguramo umunsi ku wundi, uburyo dushobora guteza siporo zacu imbere. By'umwihariko nakubwira ko siporo itumva neza marketing byayigora gutera imbere, nubwo tekinikoma byaba ari byiza ariko byajya bigarukira aho ngaho. So ni cyo kintu rero tumaze iminsi twiga muri rusange, twiga uburyo siporo yaba kimwe mu bintu bikurura abantu mu rwego rw'ubukerarugendo. Hari siporo zimwe na zimwe already biba byaramaze kwisetinga twareberagaho zacu hano dusanzwe turi kumwe nazo, ariko nta niyo bitabera kuba yajya muri tourisme kandi ikazana ba mukerarugendo navuga ko bafatika. So rero byari byiza byari biryoshye, nubwo igihe kisa naho kitari gihagije neza, ariko turizera ko mu gihe kitari kirekire bizatanga umusaruro.